Esther dushimire ikaduha ikaze umutumirwa wacu kubaha ikaze Papi. Murakoze cyane. Ngaho tangira bibwira abadukurikiye, hari abarimo kumva mvuga Papi ariko batazi mu by'ukuri ubuntu turi kumwe. Okay, nitwa Papi Rwiza tuyizere. Yego. Ndo muhanzi nyine. Yego. Ntabwo ndamara imyaka myinshi. Iyo mvuze imyaka myinshi wenda hari ushobora kumva ari hari n'uwakumva ari myinshi, hari n'uwakumva ari mike bitewe wenda na generation sibyo. Yego. Kuko wenda nk'ubu ngiye kwigereranya n'abatangiye kuririmba tuvuge nka korali Ugira b'abasaza bavuga bati twakumaze ni dukeya, ariko nabwo ku ba young generation bari hasi yanjye ishobora kuba nabwo atari mikeya. Yego. Banatangiye kujya mu bintu by'amakorali nko muri 2008-2009. Yego. So ngahimba indirimbo tukazishyira mu makorali. For now nyine urumva igihe cy'Imana iyo kigeze noneho ikagukoresha wenda n'ibindi birenze kuba uri muri korali. Nuko nguko niwo murimo dukora akenshi abantu batumenyereye mu ndirimbo zo mu gitabo. Yego. Natangiye kuziririmba ndi njyenyine, nyuma yaho nyine nza gufatanya na Dorcas. Yego. Imana imaze kumoma. Yego. So rero ndumva ari ibyo ngibyo nsengera mu itorero rya ADPR. Yego. Hari kuri Dove niho dusengera, hari ku mudugudu wa Ntora. Yego, Ntora ikoresha ururimi rw'icyongereza. Ariko n'ahandi hose ndajya nta mupaka ubutumwa bwiza. Papi rero ageze gutya atangiye guhanga ari umusore mu mwaka wa 2019 abonye Dorcas aramubenguka aramutwara baba umugore n'umugabo. Ubu ngubu bakaba baramaranye imyaka 2 irenga. Hari experience ufite ku bantu b'urubyiruko cyane. Urubyiruko ubu nawe wajya kwigisha mu biterane by'urubyiruko. Cyane rwose nabaha amasomo. Papi, hariho ikibazo gikomeye mu rubyiruko, aho abana benshi b'urubyiruko kubera ibintu tugenda tubona ku social media y'abantu bafite ingombi. Ubwo impamvu mbikubajije nuko mbizi ko ufite urugo rwiza, ariko ugasanga abana barahabutse, arumva kumva ngo nzashaka umugore cyangwa nzashaka umugabo, akumva ni ikintu atumva nyine ari ikintu cy'agaciro. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko nyine buri kigore cyaremewe ikigabo cyacyo. Ubwo no mu bantu buri mugabo yaremewe umugore. Ariko ubwo bikaba bivuze ngo nimba umukobwa arimo aratekereza gutyo, urumva hari urundi ruhande rurimo rurahura n'ibibazo rwa wa muhungu. Ubona ari cyo kintu kirimo kiratera ibyo bintu. Noneho ibyo bintu byo wenda birahari, turanabibona kuba abana benshi nk'uko narimaje kubivuga. Turagenda tukajya nko kuri social media tukabona abantu batanga ubuhamya bw'ukuntu urugo rwabaye rubi, ibyo bigatera abantu ubwoba. Noneho nkawe warugezemo kandi rukakubera byiza Rwiza, ni iki wabwira generation ziri hasi yawe? Ikibazo kiri kubitera cya mbere ni ababyeyi bacu. Ko abantu badukuriye cyangwa bakera usanga uko bashakaga bitandukanye natwe ubu ngubu. Niba baraguteruriraga umukobwa ikanaka bakamukuzanira bakamuguhereza mukabana, ntiwabaga umuzi, byarashobokaga ko mwabana neza cyangwa nabi. Yego. Ariko akenshi wasangaga n'ubundi harimo ikintu kwitwa ko uri umugabo n'umugore nyine bizwi nk'uri umugabo. Abagabo bazwi ngo baba bameze gutya, abagore bazwi ngo baba bameze gutya. Iyo generation rero niyo usanga ubu ngubu ariyo twita ko itwenspira, kandi si byo.
ikindi kibazo gihari nacyo ni imyemerere. Ndaza kubisobanura nabihuze wenda ndagerageza kubivuga nihuta. Ariko njyewe ntarashaka ndabizi neza ko hari ingo zibanye nabi, hari zazananira, hari zakoze amadivorce, ariko nzi n'ingero nziza z'ingo nziza abantu babanye bamaranye imyaka runaka bagifitanye urukundo bameze neza. Yego. Icyo rero ni ikibazo cyo kuvuga ngo imyemerere cyangwa se faith, imyizerere. Njyewe nahitaga niyaturiraho nkavuga ngo ngomba kuzagira urugo rwiza. Mu ngo zabaye successful bakagira urugo rwiza, abo ngabo nibo ndimo. Yego. Abananiranywe, abakoze amadivorce, ibyo ngibyo ntibindeba, nibashake baba bari benshi. Niba hariho ingero z'ingo ebyiri zonyine wenda mu ngo 100 zagize ingo nziza, ubwo ndo rwa gatatu. Yego. Ibyo nkabyiyaturiraho ngewe nkavuga ngo ni nuko nguko kandi bizangendekera. Narangiza nkabisengera. Yego. Uri kumva? Noneho rero hakazamo dufite abantu benshi bakura iwabo barabanye nabi. Yego. Noneho we ntabwo azi urugero, kumva, ntabwo azi urugero rw'urugo rwiza nyine, kuko urugo yagombaga kubona ni urwa se na nyina. Noneho ari kubona bimeze gutyo. Bene nk'uwo nguwo rero ni imbaraga za Yesu zonyine ziza kumwumvisha ko noneho azashaka akagira urugo rwiza. Gusenga, ugomba kubisengera ukavuga ngo imivumo y'iwacu ntizankurikire, ukabyiyaturiraho. Yego. Hanyuma rero byajya kuri bya bindi nakubwiraga by'abantu by'ababyeyi bacu, usanga umuntu ari mama pasiteri ariko akakubwira urugo ni ishuri, ukumva, mugabo n'umwana wundi. Yego. Urakumva? Noneho ukibaza uyu muntu, sibyo? Uyu muntu niwe nagafatiyeho urugero nyine, kuko niwe mbona ari imbere mu rusengero. So icyo kibazo rero nicyo tugira cyane pe. Ndatanga urugero. Njyewe nararirimbaga, nari umuhanzi nyine. Urumva iyo uri umuhanzi umenywa n'abantu benshi, benshi harimo n'abakomeye, abapasiteri babandi b'imbere. Noneho mu gutegura ubukwe rero abantu batangira kukugirira impungenge. Izo mpungenge rero n'inama baba bumva bashaka kuguha, zimwe aba ari izikuroha. Kuko njyewe najyaga mpura n'abantu bakambwira bati, bazi ko nyine ndi gutegura ubukwe, ariko kutaza ngo tuguhe impanuro. Noneho urumva bya bindi twigishijwe mu rusengero byo kubahwa ibyo kubaha, ukavuga ati uyu muntu ni umupasiteri cyangwa se ni umupapa nzi mu rusengero, nyine wubashywe, byiza ko ngenda nkamutega amatwi. Hanyuma bakakubwira, umwe ibyo akubwiye bikaba bihabanye n'iby'undi, undi nawe ibyo akubwiye bikaba bihabanye n'iby'undi. Ariko njyewe narize ijambo rya mbere nagenderagaho, nuko insenga Imana yari yarambwiye ngo nzaguha urugo rwiza. Yego. Ikindi kandi ijambo the keyword bahuriragaho bose, nta rugo rusa n'urundi. Good. Sibyo? Yego. Nkavuga ngo rero ibyo mwambwira ibyo ari byo byose
ntabwo urugo rwanjye ruzigera rusa n'urwanyu uri kumva ariko ntabwo nabibabwiraga nyine ko n'abantu bakuru narabyibwiraga njyewe ntabwo urugo rwanjye rwasa n'urwanyu pe kuko yaba wubatse neza ntuzi uko abigenza sibyo yaba uwubatse nabi ntuzi icyatumye yubaka nabi ntuzi n'ibyo bapfa so icyo ngenderaho rero ni iki ngiki urugo rwanjye ngomba kurudizayininga uburyo ngewe rwifuza yego kandi yaba amateka yaba ibyo nabonanye abandi ngewe ntabwo bigomba kwafekita urugo rwanjye kuko ni uku nguku rwifuza nubaga nshaka urugo rubamo umunezero rubamo amahoro nta mvugo mbi ntaki kandi Imana yarabimpaye pe urugo ikindi cyageretse Imana nyine iduha gukorera Imana tugakorera Imana hamwe nkumva nyine binyuza umutima wanjye ni nka bya bindi nyine nasengeraga rero ikintu nabwira ngira ngo mu magambo numvise kwenda kuba young generation batarashaka hari icyo batoyemo yego urabifata ukabisengera rwose hari n'abagira ubuyobe navuga ngo mbwita ubuyobe kuko hari usenga nawe akavuga ngo zategereza igihe Imana nyine ngo imuzane Imana imuzane imutereka aho ngaho nabyo si byo nyine senga Imana igucishirize mu baza kugutereta cyangwa se mu bo watekereza watereta kuko nabwo nagenderaga hari abantu basenga nawe ngo Mana ngo uzamenga umugore ngo uvuye mu bushake bwawe sibyo Imana yaturemanye amarangamutima ufite ukuntu ubona umukobwa ukamwifuza ukavuga ati ngewe nkunda abakobwa barebare banini undi akavuga ati none ngewe iyo najyaga gusenga nabwiza gukura Imana arambwira ni ngewe rwose buriya nkunda umukobwa mwiza nka Dorcas nyine nkunda umukobwa mwiza by'ukuri ntabwo nari nzi ko ari we ariko aho ngewe ndashaka umukobwa mwiza so rero Imana yaragiye iramumpa kandi imumpana nyine na bya bindi byose wifuzaga twebwe hari igihe tunasenga nabi ariko ngewe naravuga nti niba nanasenze nabi wowe ugenda ubigorore ubishyire uko nyine nawe wumva wasubiza neza ariko ibyo ngewe numva nifuza nk'umuntu ni ibi ngibi ushobora kuba ndi kubisaba nabi ariko ni wowe ubizi ngewe simbizi sibyo hanyuma ikagenda nyine ikabikora irimo transforma neza inzanira Dorcas noneho izanamo n'ibindi ntasengeye ariko byiza kweri cyane iyo yakwihereye ubwayo hari nk'urugero rumwe bakunda kubimbaza bakambaza ngo se wamushatse uzi ko muzaririmba mu by'ukuri ngewe n'abo twaganiraga nkiri umusore n'ubu ngubu bantangira ubuhamya naravugaga yawe nawe nge nzashaka umugore uririmba ati ngewe numvaga nifuza kuzashaka umugore utaririmba mbese wa wundi utazi n'aho biva ngo bijye noneho nge najya nicara ahubwo ndi kumuririmbira kumva ni nk'ubufindo ndi gukora kuko iyo ushatse umugore uzi kuririmba na rimwe ushobora kuririmba kumva uririmbye nabi ubundi nawe nyine mbese aho yumva ari ibintu bisanzwe ariko Imana yo iragenda indebera ibyo nari nkwiye ntabwo nigeze mushaka kuko nari cyane kuza yaririmbaga muri korari abaririmba muri korari bose siko ntabwo yantonaga se babandi reka ntabwo nari nigeze mubona pe ngiye na korari yabo nayibonye rimwe ryonyine iririmba
iririmba nabwo hari navuga ngo ni mu kavuyo bari basengeye abapasiteri baba muri ADPR noneho njyayo ari njyewe wari uyoboye praise and worship noneho hari n'amakorali menshi baravuga ngo korali nize iririmba indirimbo imwe gahita iva gakurikiraho izindi hari mu korali nk'icumi yego ukumva baririmba indirimbo imwe bavaho baririmba indirimbo bavaho sinigeze rwose unahano nanicaye sinabonye ngo baririmbye ibiki rwose muri ayo makorali yose n'ubu ntiwambwira ngo imwe yaririmbye ibiki gusa n'icyo gihe nabonye korali iririmba ubundi wenda nyuma yaho nibwo naje kuyibona hanyuma turabana tumaze kubana nsanga nyine yujuje byose nasabye Imana inyongeraho n'ibyo bindi rero ubwo ngeze kuko twatangiye kuririmbana nyine bitari biri muri gahunda turicara kwa kundi uvuga ngo tugiye gusenga wenda tugiye kuryama mfata akagitari kwa kundi nyine so turirimbana akaririmbo ko mu gitabo indirimbo ya 10 mu gushimisha ivuga ngo nshima umwami wo mu ijuru nanga ibyo mushimisha noneho turayiririmba numva biraryoshye cyane abagani noneho tuzajyana muri studio kuva icyo gihe byangendaniye ko dutangira kuririmbana ko nyine ndi n'umwarimu nyine wa muzika hanyuma ntangira nawe nyine kugenda mwigisha bike byaje kugera igihe abantu bakajya bavuga hari aho nagiye muri banki imwe umuntu waho nyine ane resitora arambwira ati hano tugira impaka rero bitewe bavuga ngo buriya ngo Dorcas ngo azi kuririmba cyane ngo kurusha Clever ngo nuko ngo Clever ngo ari we ngo wishyira imbere cyane ngo ariko Dorcas ngo azi kuririmba cyane kurusha Clever nabyumva nkumva nyine biranshimishije cyane nkumva wow Imana yagize neza nyine yamaye n'ibyo ntari nayisabye n'ukuri nuko nabivuga murakoze cyane Papi ubwo ngubwo watubwiye yuko ikintu kibitera ari imiryango abantu bavukamo ikindi tubwiramo n'imyemerere imyumvire gutyo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo bituma abantu batsikamirwa cyane n'ibyo babonye cyangwa se n'ibyo bumva kuko wenda ntabwo nguhaye nk'urugero rwacu twebwe njyewe urumva nari mfite uko nguko ndi kubyumva sibyo yego mfite nuko nabidizayinize kandi numva byanze bikunze bigomba kuba perfect yego ariko njyewe Dorcas yaranguye kugira ngo mbimwumvishe kubera ko we yaje yaganirijwe kandi bamuganirije kuri kote ya indiri negative sibyo yego ndakubwiza ukuri ko ni ikintu cyangoye cyane kuko urumva nyine nawe nuko nyine bari bamubwiye ati umugabo n'umwana wundi so usanga rero uko kuntu ushobora kuba no mu buzima no mu mutwe wawe hari ukuntu wowe wumva nta kibazo wifitiye ariko bitewe n'uko ugiye gushaka hari uwakuganirije iyo ntangiriro ikakwafekita ubuzima bwawe bwose so rero navuga ngo ni ikibazo gikomereye urubyiruko cyane n'abantu bahitamo urabona ko hakunda uhitamo ngo ba marene ngo ba pare yego abantu bajye babyitondera ushobora gushaka umupare cyangwa umumarene akaba ari we ukuroha ujye wicara umusengere uvuga iti ndashaka umuntu uri mu bushake bwawe Mana naho ubundi ushobora gushaka umuntu uzakubwira ati abagabo ni abantu batinyitse noneho ukaza utinya umugabo wawe kandi we yimereye neza iyo uhuye rero n'undi nawe waganirijwe atyo aganirizwa nabi
nuko nyine mutangira urugo rwanyu ugasanga rurapfuye kandi bibaye kuko mwahisemo nabi abantu babaganiriza. yego ngayo nguko. urakoze cyane papi. Noneho hari ukuntu ubwo twe turi muri gice noneho cy'urubyiruko, noneho mugeze mu rugo, umugabo n'umugore, hari buri rugo nyine ntago rwubakwa nk'urundi, ariko hari ibintu bishobora gutuma urugo ruba rwiza biri generali. ubona ari nk'ikihe kintu abantu bagakwiriye kumenya kugira ngo urugo rube rwiza? Abantu bagakwiriye kumenya ko nta muntu umeze nk'undi. Ikindi kandi nta mico usanga, abanyarwanda kenshi wenda hari ibyo duhuza byinshi, yego, ariko bitewe n'aho umuntu yakuriye usanga hari utuntu dutandukanye. Nguho urugero, iyo umuntu yakuriye mu bana benshi, uzi ko abantu bashobora gusererezanya, uzi ko ushobora kuza ugasanga ibiryo babimaze, uri kumva? Ku wundi wakuze ari umwe, iwabo baramubyaye ari wenyine, abazi ko ibintu byose ari ibye. Yego, si byo? Uzi ko hari abantu urugo rushobora kunanira bihereye kuri ako kantu. Umwe yarakuze atya, n'undi yarakuze atya, kugira ngo bazabihuze. Tuvuge nk'umwana wikuririye ku muhanda, uri kubyumva? naho undi wakuze bamubwira ati discipline gutya, uri kumva? Ni hahandi usanga nyine umwe ari kurakarira undi, tukavuga turakabya, duti ntago nkabya, ahubwo ni uku nguku nyine bigomba kugenda, niko biba bimeze. So bene ibyo ngibyo rero nibyo abantu bakwiye kumenya. Kavuga ngo niba tugiye gushakana, niba byanze bikunze, hari igihe kibaho cyo kwigana. Yego, cyo kwigana, umuntu akamenya mugenzi we, akamenya ngo akunda ibi ngibi, yanga ibi ngibi. Undi nawe akavuga ati byanze bikunze nasanze ameza atya, ndamwihanganira gutya, hanyuma amahoro akaba amahoro pe. Kandi ko haka kantu uvuze, ntekereza ko ariko abantu benshi bapfa. Uriya n'abantu babanye kuriya, abanyeshuri nk'abanyeshuri bagiye bagahura ahantu nko muri ghetto bakabana, nabo usanga utwo tuntu dushobora kubashwanisha, uretse n'umugabo n'umugore. Ako kantu kabisa. Kuko abantu baba bafite imyumvire itandukanye bitewe nyine n'ababarezi. Yego, kandi ibyo ngibyo ntabwo buri bubihindure. Tuvuge niba ngewe nk'abana banjye hari uburyo mbareramo, ngewe hari itegeko ry'iwanjye mu rugo no mu bakozi ko batagomba kubereka indirimbo za sekira. urakumva? Uzashaka kureba indirimbo za sekira cyangwa kuzumva azashyiramo amayekuteri. Ntabwo nshaka umwana wanjye igihe usanga umwana ari mutoya afite imyaka 4 ari kuririmba indirimbo z'ibishego, kuko yazibonye yazumvisha, ari kubona babandi babyina gutya. Itegeko ryanjye rero riravuga gutya, muri televiziyo harimo indirimbo z'Imana, niba atari iz'Imana mushyiremo ibitente. Ni uko nguko nyine bimeze. Noneho ugasanga rero bene uwo mwana wenda warezwe gutyo azakora we ahure n'abandi batarezwe batyo. Yego, so uzasanga rero nabo bibagora kubihuza, sibyo? Bibagora kubihuza. So rero byanze bikunze ibyo ngibyo byo nyine bigomba kubaho, tukanabyemera ko ari uko nguko bimeze. Hanyuma iyo ikintu kigendaniye n'uko wagisengeye, yego, ukaba uzi ngo tujya hari ijambo nakunze cyane, twe tujya kwimariya, twagiye ahantu gusenga, icyo gihe batwigisha ijambo ntazibagirwa. Baratwigisha ngo niba
imana utayigize fondasiyo y'ibintu byawe yego ntuzaze kuyibaza mu gihe ibintu bigeze imbere uri kumva yego tuvuge nk'ubu ngubu wishoye mu rushako utarusengeye yego nibirangiza nibimara kukunanira aba ari bwo ngo ujya kurusengera sibyo yego icyo gihe nyine bizakugora pe n'Imana ishobora kugutabara nta wamenye uri kubyumva ariko akenshi niba ushaka ko ibintu byawe biba successful bitangirire muri base ubisengere none icyo gihe iyo uhuye n'umuntu byanze bikunze yego ya mico ibitandukanye ariko kubera nawe mwuka w'Imana na bya bindi wasengeye urongera ukabisengera ukavuga ati noneho Mana dore uko bimeze noneho gerageza udufashe tubihuze nuko nguko nyine bitabihura noneho mugahita muhuza imico mugahuza n'ibintu byose mukabumwe nanjye nkuko mvuga kose na Dorcas ariko hari utuntu tumwe na tumwe byabanje kutugora kuduhuza yego for example reka ngo urugero ngewe nkunda kuba open kugira ngo mbanzi ko ibintu mvuga bishobora kugirira umuntu umumaro uwo ari we wese ngewe mu buzima busanzwe ibiryo byarananiye uri kumva nk'ubu ngubu nagize nyine umudamu barambwira bati birahari ariko hari n'igihe ntabyibuka ngewe sinabyibuka cyakoze ni kenshi nyine mvuga ngo nashonje noneho Dorcas bijyaniye na kwa kundi bamwigishije kwa kundi bakunda kuvuga ngo umugabo n'urya ugomba kumugaburira akumva ko yariye turagongana sasa noneho nabyanga ako ntabwo ari ukubyanga nyine uko byabaga byananiye nkakoramo kangahe nkahita numva it's okay noneho we akavuga ati buriya byanze bikunze yaranenze ko ntazi guteka arakumva kuko niko bamubwiye arabaza ati buriya rwose ntabwo mbese buriya nteka nabi ati nteka nabi rwose kandi ngewe niko nisangiwe n'iwacu na hehe hose nuko nyine nabaga ameze hanyuma ngatoranya uyu munsi nkaba mvuga ngo ndashaka ibi ngibi ejo wanabizana uzi ngo nibyo ejo nakundaga ukaza ugasanga si byo mbese ndagoranye pe Dorcas yari afite akazi gakomeye icyo kintu rero cyaramugoye kucyakira ariko ubu ngubu nyine wana noneho tutangira na n'ubu ngubu nyine biracyakaze ibyo byo kurya ariko byibuze ni urugero natanga akantu gatoya hashobora kuba hari n'ibindi ku bandi wenda bishobora kugira hagasa naho mu minsi ya mbere ubona bigoranyemo ukuntu nkawe yari afite wabonaga afite ubwoba wagira ngo urugo asorwe bisa kumva ugahita umubona neza mbese ukabona ntabwo ari iwe ntabwo ari nkajya mwicaza nkababwira ni hano ni iwawe nkabimwumvisha aza kubyumva nyuma ariko ubundi nawe yabikwibwirira vraiment ngaho nguko ukuri ko ziriya nama numva ari hatari kandi abakobwa buriya nibo usanga ahubwo dukunda kugirwa inama cyane kuko badukora n'ibirori byo kuduha inama kubera impamvu ni iyi ngiyi mu muco wa kinyarwanda umugore niwe utsikamirwa sibyo umugore niwe wakunze gutsikamirwa sinzi niwe kubyumva ndimo kubyumva yabaga ari aho ngaho uvuga ngo niwe wita ku mugabo umugabo we ntabwo afite inshingano zo kumwitaho umugabo araza yicare mu rugo bamukarabye ibirenge bagira ute urakumva impamvu rero mwebwe ari namwe biba bizingiyeho ni uko akenshi nyine urumva inama zihabwa mwebwe kubera imico yacu yahashize ugasanga
ni handi bari kuvuga ati nyine umugabo ni umwana wundi tweki twego atatubwira ngo umugore ni umwana wundi suko ariko hari akantu wavuze numva niko koko buriya imyizerere yacu akenshi umuntu ashobora kukugira inama kubera yuko nyine uzi ko afite titire runaka ugahita wumva iyi nama niyo ibi nibyo kuko noneho ikindi kandi wowe uba umuzi nko mu rusengero utamuzi we mu rugo sibyo noneho icyo gihe ashobora kuba urugo rwe atabanye neza uri kubyumva ari nawe ahubwo kibazo mu rugo iyo aguha rero inama ziba ari inama nyine z'uko abayeho noneho we wamubona mu rusengero ukavuga ati uyu muntu ni intangarugero byatari bitewe n'uko ubona abantu bamufata cyangwa se nawe nyine yavuga ukabona nyine arimo umwuka w'Imana ukavuga ati byanze bikunze ni wowe uzambera amarene uragomba noneho icyo gihe rero usanga bizakwafekita ni byiza cyane kuyoborwa n'umwuka w'Imana yego urakoze cyane ni ukuri ako kantu ntabwo najyaga nkumva mu bandi bantu mu nyigisho nyinshi nagiye numva niyo mpamvu wumvishe nagatinzeho Imana iguha umugisha ni ukuri urakoze cyane none se ukorana indirimbo na Dorcas nibyo bintu byinshi mukunda kubamo kandi hari abantu nanone bafite ikibazo wumva atakora ibintu bimwe n'uwo bashakanye akumva se ubu ngubu ni gute urugo rwatera imbere kandi twese dukora ibintu bimwe kandi wenda birashoboka yuko ibyo bintu bakora ariho Imana ibashaka kuko hari igihe dukora ibintu Imana itadushakamo n'igihe ukora ibintu Imana igushakamo ibyo akenshi abantu babikora ni abantu bamaze kumenya imihamagaro yabo noneho ugasanga nimba ari umugabo n'umugore bose wenda ni abapasiteri cyangwa barabona basa nkaho bajya guhuza impano ariko bakavuga oya ntabwo twese twajya mu bupasiteri kubera ko nta mafaranga arimo ibintu nk'ibi kandi wenda ni ibintu byiza ni iki noneho wavuga ku bantu babana kandi bahuje umuhamagaro biragoye kubisobanura sinzi wenda nahera hehe gusa kimwe cyonse nuko iyo bije urumva hari ibintu bibiri birimo hari umuhamagaro noneho hakaba n'ubuzima busanzwe icyo gihe rero kubihuza bisaba ngo mu byumve kimwe kandi biba ari n'ibintu mushobora gusengera Imana akaba ariyo iba dayiregitinga mu kintu runaka cyo gukora kuko twebwe dukora umuziki kandi ugasanga ni nako kazi nyine ka buri munsi kanatubeshejeho ariko nanjye ubwanjye byarangoye kugira ngo numvishe Dorcas ko yakundaga kumbwira ngo ajye gushaka akazi amubwira turi mu kazi hano turi mu kazi noneho wajya kubona ukabona najya no mu bindi ntabwo azabona umwanya w'ibyo wenda twanakorana ugasanga biragoye ariko hamwe no kubisengera uko tugenda tubisengera ugasanga nyine arabyumva cyane akanamenya ko naho ngaho nyine Imana idushaka ikintu rero cya mbere nize urakumva kuko wenda tutanagiye no kuvuga ngo n'urugo bisanzwe ariko ngewe mu kintu cya mbere Imana yanyigishije nabayeho nk'uko nguko narakubiswe nashoboraga kujya mu bindi ariko Imana yarambwiye ngo umugisha uzabonera mu muziki hanyuma ndaharindirira ndagenda rwose umva ndakubitika byatari ariko ndaharindirira so rero niyo mwaba muri urugo
Imana yarababwiye ngo nzabahera umugisha mu murimo wanjye bari cyo mugenda mukore. Byanze bikunze mushobora kuzasavayivinga ariko Imana ibyo ikazabikora. Yego. Nkanjye nari mfite umubyeyi mama nyine twari dufite. Imana iramubwira ngo uyu nkorera uri kumva ukora umurimo wanjye. Akajya awukora nyine nk'ibisanzwe ariko akajya gutya akavuga ati reka nshaka udufaranga hanyuma nyine ngire imirimo nkora mpahira abantu. Njye nibuka imirimo yose ishoboka iciriritse iyi ngiyi gucuruza imyenda uyibunza, gucuruza inyanya ku muhanda, gucuruza amakara, kugira mbese nta kintu na kimwe atakoze agerageza. Ayajyanyemo bikarangira ageze ariko agahomba. Ariko ibyo byose byarangira akajya agasubira gukorera Imana. Ajya gukorera Imana mu gihe yagaruka kumva umuntu aramuhamagaye ati kanguhe rasiyo y'abana tukabaho gutya. Sibyo wango rero ni ukumekinga sure ko kuri iki gihe ibintu byarangiritse n'abahanuzi barahege bakubeshya ariko iyo uri kumwe n'Imana mu kintu wumva yakubwiye gukora byanze nkanjye hari abantu Imana hari abantu ukorera Imana yajya no gukorera n'ibindi agahirwa rwose bikaba byiza. Nyine nibyo nakubwiraga inzira zitandukanye z'abantu uri kubyumva ariko wowe Imana ikakubwira ati ndagushaka ahangaha wonyine nahangaha gushaka full time kubyumva. Niba uzikorera Imana yakubwiye nyine ni gutyo cyane ko icyo uzakora cyose kizafailing naho ngaho nyine Imana igushaka nta handi cyakoze nyine abandi zabibemerera rwose ntuzanafuhe niyo Mana yacu. No kumenya nyine ikimana igushakaho. Yego kuko hari n'abantu bashobora no kuvuga okay Papi barabikora bigakunda natwe reka dufate umwanzuro ariko batabanje kumva ko ariho Imana ibashaka. nk'ubwo bashobora kuvuga ati ndaje nanjye njye mu muziki rwose ko Papi Clever nawe ndabizi ko umuziki ari umubeshejeho. No ntabwo ari iby'abantu bose. Ngewe Imana yabimbwiye ngiye kujya kwiga muri university arambwira ngo umuziki niwo uzakubeshaho. Yego. Nangiye nigaga IT. Nari ndangije no muri segonderi nize ibintu bya electronique n'iki nari nzi kuba nakwinstara nk'inzu nari nzi ibintu byose nize nta n'ikiraka nigeze mbonaho cy'ibihumbi 10 cyakoze nesta inzu y'iwacu nyishyiramo umuriro. Mve ko nari mbizi inzu y'iwacu nijye wayishyizamo umuriro ariko n'abaturanyi twaduturanye ko twaboneye umuriro icyarimwe bakajya babonye nesta y'iwacu bakavuga ati nawe ngwino udufashe. Ariko ibintu nize sinigeze mbikoreramo amafaranga y'umuziki niyo nakoreye kugeza na n'ubu ngubu. Ndumva bisobanutse. Urabanza turimbire indirimbo Amakuru y'Umurwa hanyuma tugaruke. Ndakumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwenza winjiramo. Haleluya nikomvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya
ndi hafi kujyamo umunsi umwe nzawinjiramo amarira bamuru wo murwa nta murubayoni ntambara nta n'indwara ishobora kubayo umunsi umwe nzawinjiramo haleluya nuzuye ibyishimo haleluya zinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babikiwe ikamba ry'izahabu umunsi umwe nzawinjiramo haleluya nta gushidikanya ijuru hari umunezero ntabwo umubabaro uba mw'ijuru niringiye kuzinjiramo haleluya nta gushidikanya ijuru hari umunezero ntabwo umubabaro uba mw'ijuru niringiye kuzinjiramo. amen amen reka rero dusoze ikiganiro cy'uyu munsi turabashimiye mwese mwadukurikiye tunashimira Papi Clever wemeye gufata umwanya we wose tugakorana iki kiganiro Papi Imana ikumugisha murakoze cyane nawe Imana ibahe umugisha ko mwadutekerejeho mukadutumira yego hari hashize n'igihe kinini tubipanga none munsi byakunze Imana ibahe umugisha rwose kuri nawe Imana ibahe umugisha cyane buriya ni twongera kugirirwa amahirwe bigakunda muzongera muze mutubwire ibindi bintu byinshi yego murakoze cyane reka rero tubwire n'abari badukurikiye ngo bakomeze kugubwa neza Imana yo mu ijuru nabo ibahe umugisha